murakoze. Nk'uko bivuze nitwa Ndahimana Dominique, nkaba naturutse mu murenge wa Simbi, akarere ka Huye. Nkaba muri komine Maraba, aho Mombasa ndi kubwabo yaje gutangiriza ubwicanyi bwa jenoside. Ndimo kuvuga yuko niya komine yitwaga Maraba, aho sindi kubwabo yaje gutangiriza ubwicanyi bwa jenoside, kandi nanjye nkaba ndi umwe mu bitabiriye ubwo bwicanyi, nkaba narakoze ubwicanyi bwa jenoside. Ubundi ubuhamya ngiye gutanga cyane cyane ndabuha abari abana b'urubyiruko, cyane cyane kandi nkabuha bari ababyeyi babo. Ubundi ibintu bijya gutangira bihera ku ziko, kuko iyo utangiye kubwira umwana wawe uriya ni umututsi cyangwa se uriya ni umuhutu cyangwa se uriya ni kanaka ni umugome, wa mwana wawe nugira ngo azakora abizi. Nanjye ubwanjye navutse muri 1939, mvuka aho maze kumenyera ubwenge, menya yuko abatutsi koko ari abagome, bitewe yuko ababyeyi banjye umwe data yahoraga twigisha yuko abatutsi ari abagome, ari abantu babi, babakorera ibintu bibi cyane mu ngoma y'igikoloni n'59 barabahemukira cyane. None twarabiganzuye, ni ngombwa natwe ko tugomba kubageza kure. Ubwo nanjye nakuze nzi yuko umututsi ari umugome pe. Ngeze no mu ishuri aho nigaga nkaba nzi yuko umututsi ari umugome, kuko byaranigaragazaga mu ishuri twigagamo, aho babazaga abahutu ko bangana n'uko abatutsi bangana. Wareba ugasanga umubare w'abahutu niwo mwinshi, naho wicaye urukumva bahagaze neza koko ko babatutsi baneshejwe. Aho mbyibukira neza, ndibuka aho nigaga mu kigo cyitwa Igisakura mu mashuri y'imyuga, hari umwana w'umututsi icyo gihe twari tugiye mu bintu bya travail, twebwe dusa nk'abigometse. Noneho kandi aho umwana twari turi kumwe, noneho umwarimu witwaga Nkamiye yaraje, ntaho yaduhaniye hamwe twese, yafashe uwo mwana w'umututsi aramukubita cyane, aramukubita pe, ati n'ubundi wowe uri inzoka, sinibaza n'ibyo wigamo wowe nta nicyo bizakugezaho. Ndamuha n'igihano cyo kwikorera amatafari ya rukarakara twikoreraga, kwikorezwa umutwe wonyine. Umwana koko itafari yararyikoreye aragenda. Ariko noneho twarakomeje turiga, ariko tukabona ko abatutsi kuri twe ari abagome pe. Nyuma yaho byarakomeje, nzakuzana umudamu, aho manzaniye umudamu, iyo ngengabitekerezo mu baturage byarakomeje ko abatutsi ari abagome. Ariko noneho abahutu twabaga twicaye, twebwe kuko natwe twumvaga mu gatsiko kacu kanaka ahita atidesha iriya ni yanzoka itambutse mu ibanga ryacu. Nyuma rero muri 1990 nibwo inkotanyi zateye, zimaze gutera, ibintu no byagiye bindagurika cyane. Noneho abandi aho twicaye bakajya batubwira ko inkotanyi zateye ari abatutsi. Noneho umututsi nawe yahita hariya ati ziriya ni za nkotanyi zateye. Ubwo ariko ibyo byose twarakomeje turabana, ariko mu buryo bw'amacenga. Yatambuka nawe ukavuga ati rakasha yanzoka irahise. Nyuma yaho turakomeza turabana, buryo yaje kuvamo n'abantu iwacu barafungwa mu byitso muri 1990. Bamaze gufungwa niho byagaragaye ko iki cyahoze ari komine Maraba koko dufitemo ibyitso by'inyenzi. Ariko byarakomeje, turakomeza turabana mu macenga. Noneho agahomamunwa kaje kuba muri 1994, ubwo indege ya Habyarimana yaraswaga ku itariki 3/4/1994. Ibintu byose byaje guhinduka kubera saa 2 iyo ndege imaze kurasirwa. Bukeye bwaho ibintu byarahindutse. Ati bimwe bababwiraga by'inkotanyi, ati mureba ko umubyeyi wacu bamwishe Habyarimana, twumva twese tugize ikibazo. Ariko n'abatutsi babanaga nabo bagize ikibazo cyitwa rya Habyarimana.
ubwo turagomeza turicarana, ariko harimo ibintu by'amacenga tutaberurira. Nibwo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 twagiye tubona ahantu bita Kinyamakara muri Gikongoro duturanye, twagiye tubona amazu yabo atagiye gutwika n'inka zabo zitagiye kuribwa. Ubwo natwe iwacu ubwo twegereye ku ruhande duhana imbibi twabaye abantu bashyize hamwe ngo tugiye gukumira biriya bitero bizaturuka muri Gikongoro bitazagera iwacu, kubera yuko batubwiraga yuko 5/9 Gikongoro niyo habayemo ubwicanyi, noneho abantu bamwe baza guhungira Isimbi cyane cyane ku maparuwasi baba bariho barokokera. Ubwo noneho natwe bamwe mu batutsi muri Gikongoro abo za Kinyamakara babonye batangiye kubatwikira, nibwo baje kuza bahungira muri paruwasi y'iwacu Isimbi. Bageze Isimbi, ubwo natwe twakomeje duhagarara ku mupaka nyine tuvuga ibintu bera muri Gikongoro ntibizamuka. Byageze ku itariki ya 12 nibwo wari Burugumesitiri Habineza Jean Marie Vianney yaje gutumiza inama ibera ahantu ku kibuga Isimbi, atubwira yuko abatutsi n'abatutsi twari tukiri kumwe, atubwira yuko abatutsi bagomba kuza bagahungishirizwa Isimbi bakazabarindiraho umutekano wabo, ariko bwari uburyo bw'amayeri, ahubwo hagira ngo bazabone uburyo bajya hamwe bakazicirwa hamwe. Ubwo byabaye ngombwa yuko natwe abari abaserire ndetse n'abari abakosiye baciye ku ruhande, abatutsi turimo turabohereza Isimbi, noneho natwe murebe uburyo muzareba ibyabo tukabirya. Nibwo byaje kubaho baza guhungira Isimbi, noneho ibyabo kuko twateragiye kwigaba ibyabo, amazu yabo turayatwika n'inka zabo turazirya. Kuri 16 habaye indi nama iyoborwa na Colonel Simba Loisi, arazana abwira abari Isimbi ko ejo ari kuri 17 ko ejo ari igikorwa cyo kuza kwica abatutsi ari Isimbi. Ubwo ati n'uri Perezida wa Repubulika sindi ku bwabo akaba ari bazaza kugifungurira, kuko umuntu wese waba cyaza ari komine Maraba ndetse na Kinyamakara mwese musabwe guhurira Isimbi mu gitondo mwitwajwe intwaro za gakondo, kuko barakeye mu gitondo tuzundikira Isimbi n'intwaro za gakondo ndetse twambaye n'amashara. Ubwo mu masaha 3 nibwo ubwicanyi bwatangiye. Ubwo sindi kubwa Theodore ari kumwe n'abasirikare be b'abajepe baje kuza, noneho bafungura igikorwa cy'ubwicanyi ku mugaragaro. Ubwo abatutsi bari bahungiye muri Kiliziya y'Isimbi, kuko twaratangiye turabica. Batangiye kuri 18, kuri 20 niho barangije kwicwa. Nyuma yabo yo kwica abatutsi nibwo mu kwezi kwa 7 inkotanyi zimaze kubohora igihugu, bamwe twari twarahunze twaje guhunguka, nibwo hatangiye ikintu cyo gufunga. Nanjye muri abafunzwe, nanjye nkabe nari ndimo, kuko nanjye ndi umwe mu bagiye muri ibyo bitero byagiye kwica abatutsi Isimbi. Ubwo nagiye nicara muri gereza mfungwa imyaka 8, ariko naje kwirega nemera icyaha nsaba n'imbabazi. Nibwo 2005 naje gufungura. Gacaca rero zije kuba, nibwo urukiko Gacaca rwankatiye imyaka 8 kubera icyaha nari nakoze kujya muri ibyo bitero, basanga imyaka narayirangije. Ubwo nyuma Gacaca irangiriye hagati y'abarokotse jenoside natwe twafunguwe, twaje kureba uburyo dukora itsinda, ariko iryo tsinda ntabwo ariko twaryibwirije kurikora. Ami Association Modeste Innocent yabigizemo uruhare rukomeye cyane, bibanza guhugura abantu bacitse ku icumu, ibumvisha yuko abantu bafunguwe bagombye kwegerana, none bagahuriza ku bikorwa rimwe. Ubu natwe iyami yaje kudushaka, iraduhugura, itubwira yuko nubwo twakoze ibyaha
twagombye kongera gusaba imbabazi abo twakoreye ibyaha. Nyuma baje kuduhuriza hamwe twese hamwe, ibintu bikomeye cyane. Abacitse ku icumu bibanza kubatonda cyane, ariko natwe twafunguwe natwe bibanze kudutonda cyane, ku buryo umukozi wa mi yaduhuguraga twicaye hariya, twebwe ubwacu byavugaga ntitwabyumvaga. Noneho nabo bacitse ku icumu nabo bicaye hariya nabo ntibabyumvaga, twebwe ubwacu twahoraga gusa ari ugushyamirana. Ariko nyuma byaje kugeraho tuza kumva koko ya myumvire yagombye kutuvamo. Nyuma yaho iyo myumvire imaze kutuvamo, ari abacitse ku icumu ndetse n'abafunguwe, twaje kwicara hamwe turavuga tuti ibintu byarabaye, kandi nanone ntabwo dushaka iki gihugu cyacu ko bizakigarukamo. Nibwo twaje gushinga impuzamatsinda ihuriwemo n'abacitse ku icumu ndetse n'abafunguwe, tubifashijwemo na AMI ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wacu. Ubwo nibwo twashinze iryo tsinda tugeraho twumvikana neza rwose. Ubu ngubu turatahiriza umugozi umwe, buryo twashyizeho n'itsinda ryo kugurirana inka, yaba uwafunguwe ndetse n'uwacitse ku icumu, ku buryo twese hamwe umuntu buri kwezi azana amafaranga 500, turi abantu 30, abafunguwe 17 n'abacitse ku icumu 13. Tukagurira ibyo bihumbi 5, tukabiguteranyiriza, tukaguha amafaranga 150, ukagenda ukagura. Uyu munsi ugatombora, nimba ari uwacitse ku icumu arazana ibyo 5, nimba ari uwafunguwe ntavuga yuko uriya wacitse ku icumu avuga yuko uriya yamuririra inka, reka da, arazana ibyo 5, duhurize hamwe ibihumbi 150 tumugurire inka. Ubu tumaze kugura inka 25 zifite agaciro ka $3,350,000. Amaze kugurirwamo abacitse ku icumu 7, n'abandi abacitse ku icumu 10, n'abandi 15 bafunguwe. Ababyaje muri izo nka twaguriranye bacitse ku icumu ni 3, n'abafunguwe nabo bamaze kubyaza ni 7. Inka zimaze kubyara ni 10 muri byo kugurirana. Si ibyo gusa kandi, kubera ko turi abahinzi, tumaze kugurira abo banyamuryango nanone amasuka 60, ku buryo buri munyamuryango azana amafaranga 200, tugateranya amafaranga. Uwo munsi uwo twagezeho agatombora abantu 5, amasuka 60, urumva ko buri munyamuryango amaze gutombora 2. Si ibyo gusa kandi, yaba kwacitse ku icumu cyangwa wafunguwe, buri muntu wari wese afite igipimo cy'imyumbati twari agaciro kari hejuru ya 200. Byo mubwira so kubeshya ubaze yabibona rwose mu rwego ndikurangiza. Ikindi nanone nuko hagati y'abacitse ku icumu n'abafunguwe batishoboye, nuko abo baragurana amatungo batani mu 5 bari mu cyiciro kiri hasi, nabo bashyize uburyo bwo kugurana amatora. Ubwo ngubwo nabo ni itsinda rigizwe n'abantu 40, nabo buri kwezi bagurira umunyamuryango amatora. Amaze kugurwa amatora 26 ziri hejuru y'ibihumbi 840, kuko buri munyamuryango nawe azana amafaranga 750. Harimo abacitse ku icumu bagera kuri 12 bamaze gutombora, n'abafunguwe 14 bamaze gutombora amatora. Si ibyo gusa kandi, AMI yabashije kutuzanira ikigo cy'imari iciriritse dutera imbere, ku buryo abanyamuryango 100 bafunguje konte muri dutera imbere. 36 muri bo bamaze gufata inguzanyo, batavuga ngo hari ubwishingizi magirirane, yaba ari uwacitse ku icumu yaba ari uwafunguwe, bajya mu itsinda bagakorana ubwizigame bubagirirane, batavuze ko kanaka mu nguyu. Ibyo bikorwa twagezeho ni byinshi, kubivuga byo n'iminota afite ni mikeya, ariko kandi sinarangiza ntashimira umuvandimwe nagize ko ntari agasani Defosi, kuko ibi byose n'ubumwe n'ubwiyunge n'ibyo byo guhuza abacitse ku icumu n'abafunguwe, ahanini akiri meya w'akarere ka Maraba yabigizemo uruhare rukomeye cyane, ku buryo n'ibyo na fondasiyo watwubakiye ariyo turi kugenderaho. Ni muri urwo rwego nasabaga abantu bari hano
mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abacitse ku icumu ndetse n'abafunguwe bo mu murenge wa Simbi. Ibyo bintu babisabye nuko ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri hari igikorwa gikomeye tuzamurika, igikorwa cyangwa umunyarwanda tuzagitangiza hagati y'abacitse ku icumu n'abafunguwe bagiye mu itsinda ryitwa abagozi b'amahoro kugira ngo bereke abanyarwanda bose aho ubumwe n'ubwiyunge babashije kubwubaka. Kandi nanone narangiza babwira yuko iryo tsinda ry'abantu 40 harimo abacitse ku icumu ndetse n'abafunguwe, twese hamwe twashyize abana bacu hamwe dushinga itsinda ry'abo bana, duhora ku wa nyuma tukabigisha amateka yaranze kino gihugu kugira ngo nabo bazakure ayo mateka, abana babo ibyo twaguyemo abo bana babo batazabigwamo. Iryo tsinda rwose ry'abo bana dufatanyije n'ababyeyi bacu, twebwe bafunguwe n'abacitse ku icumu n'abana bacu, buri wa nyuma turahura tukabigisha ibyaranze kino gihugu, uwo mutego batazawugamo. Aba ndangije bashimiye, murakoze.